Hertz rero, Hertz ni unit ya frequency, kandi frequency naberetse ukuntu ivuka. Ngo ikaze kuri Titan Menya TV, niba rwambagize kuri channel, kana subscribe, like, share ndetse ujye muri comment utange idea, ubaze ibibazo, byose biremewe. Ubundi dukomeze tubane mu masomo tugizaya dushyiraho buri munsi nshyiraho video ebyiri zigisha, yaba isubiza ibibazo mwagiye mubaza cyangwa se n'izindi z'amasomo njye mba nateguye ku ruhande. Ariko mbere ko dukomeza nagira ngo mbabwire ko hano muri uyu muryango mugari wa Titan Menya TV dufitemo abantu bamwe bagifite ubumenyi, navuga ko nyine budahagije muri electronique, tukagiramo n'abandi bafite ubumenyi bwigiye hejuru. Rero mu rwego rwo kugira ngo dufashanye tuzamurane, ko ndashaka ko buri muntu wese uri muri Titan Menya TV cyangwa se uri muri iyi community yacu aba ari umuprofessional, kuko ubundi niyo ntego yo kubagira aba professional mu bintu bijyanye na electronique. Muri uru rwego rero na create group ya WhatsApp, link yayo muri description, umuntu ushaka kujoininga ajyemo kugira ngo muzaye musharinga ubumenyi, abafite ubumenyi bwo hejuru bagenda bagira ibyo basangiza, kugira ngo abantu twese turi muri Titan Menya TV cyangwa se muri community ya Titan tubashe kugira ubumenyi bwigiye hejuru cyangwa se buteye imbere. Uyu munsi ngiye gusubiza abantu babiri. Umwe yabajije ngo tuzamutandukanyirize volt, watt ndetse na megahertz. Undi waratubwiye ngo tuzamusobanurire hertz icyo ari cyo. Mu by'ukuri ibibazo babajije ni byiza kuko urumva bijyanye n'ingero z'ifatizo cyangwa se icyo twita unit zikoreshwa mu gupima ibintu runaka. Mpereye kuri volt, wenda niyo ndabona niyo yari yabajije bwa mbere. Volt ni unit y'icyo twita voltage. Dufite icyitwa voltage. Iyi voltage ikagira unit ya volt ifite symbol ya V. Ubundi voltage nk'uko njya mbibabwira, voltage ni ingufu zisunika current, kandi current nababwiye ko ni current ni electrons zimuvinga muri conductor. Hari n'undi nawe warabajije iki kibazo, reka nawe mbone namusubize. Yarabajije ngo ubundi electron zimaze iki, cyangwa se electron ni iki. Electron nk'uko nabibabwiye ni tuzita mu cyongereza tuvuga ko ari negatively charged particles of atom. Ni kimwe mu bigize atom ariko gifite charge ziri negative, nyine gifite ibimenyetso bya minus, nimba ariko nabivuga. Rero hano niba dufite, kugira twumve iki kintu neza, volt cyangwa se voltage na current, tubare ko iyi ngiyi ni conductor. Conductor yacu dufitemo ibikozwe n'ama atome menshi. Tubare ko aya ngaya yose turi kugenda tubona ni ama atome akoze iki cyuma cyacu. Tubare ko na aluminium, ni copper cyangwa se n'ibindi byuma bigiye bitandukanye, ko twabonye ko ibyuma byose ni amaconductor. Hano rero buri atome igifiteho free electron. Buri atome igifiteho hano free electrons. Hano ndagira ngo tubashe gutandukanya ikintu cyitwa voltage na current. Ubwo ndabasubijemo abantu bangahe? Ndabasubijemo abantu batatu. Uwabajije electrons, n'uwabajije ibingibi bitatu, ndetse n'undi wabajije ngo electron ni iki cyangwa se zikora iki. Hano buri atome bigiye ifiteho free electron. Nkuko nabwiye, ntabwo ibyuma byose ari kimwe, metal zose ntabwo ariko zigira one free electron. Hari n'izigira 2 free electron, hari n'izigira eshatu, nyine free electron ariko eshatu, hari n'izindi ziba zifiteho free electron imwe. Hano dufite conductor ifitemo free electron zimeze gutya. Noneho iyi conductor hano nituyifata tugahita dushyiraho wenda itara ryacu, dushyiraho itara ryacu, tugahita tuzana
iyi ngiyi ni ground cyangwa se negative terminal. noneho hano dufiteho transformer yinjiza umuriro ikongera hano igasohora umuriro. Ground ni nk'uko iyo ugende ubwo umuriro uri buze ucamo hano ujye kwatsa ririya tara. Itara hano riba rifitemo akantu kameze nk'agaspring. Agaspring kaba gakoze mu cyuma cyitwa tungsten, icyuma gikomera cyane. Hanyuma hano iyi transformer nibona umuriro igatangira gutanga output hano, harahita havukamo icyo twita voltage. Voltage ni ingufu ziri buhite ziza hano muri iyi conductor. Ariko ubu ni voltage ziri positive, kuko tugira positive voltage tukagira na negative voltage. Rero twe turi kuvuga izi positive voltage. Hano mbere yuko uyu muriro uza kwinjira muri iyi wenda muri iyi conductor, ubanza guca muri diode kugira ngo umuriro wacu uhinduke DC, ubundi tukadushyiraho na capacitor hano hagati. Capacitor symbol ya ni ngiyi, nzanaberekana video isobanura ukuntu aya ma electronic component mba mbigisha. Iyo tuvuze ama capacitor, ama resistor, aba afite amazina, akagira symbol zikoreshwa mu masakiti bari gushaka amasakiti, kubera ko electronic circuit iyo yose ibi ubona kuri board, umuntu wese wayikoze aba yarabanje kuyishushanya. Rero niba tuvuze ngo resistor iba ifite symbol bakoresha bashushanya kandi ikagira na unit yayo. Rero nzabakorera video ibereka ama electronic component, amazina yayo, symbol zayo ndetse n'ama unit yayo, kugira ngo mugende musobanukirwa ibintu bijyanye n'ama unit n'ama component ndetse n'ama symbol, kugira ngo nuzajye kubona electronic circuit iri hariya uzajye uhita uyisobanukirwa, umenye ngo iyi circuit ndi kubona irimo ibiki. Noneho iyo uyu muriro uje, izi voltage zitangira gusunika, kubera ko hano muri transformer bari kuvukamo movement y'ama electrons. Izi electron rero kugira zibashe kugenda ni volt zo zisunika. Noneho zasunika zikaza zigata zivanga muri izi. Urumva niba atome yari ifite free electron imwe, ntabwo azazindi electron ngo zite zibe ebyiri. Ahubwo iyi ngiyi hasanze ihita yimuka ikayiha umwanya, iyo ngiyi ije igahita yisimbura aho yari iri. Ubwo iyi ngiyi igiye nayo ikaza hano igahita isimbura iyi, ikayiha umwanya, ubwo iyi ngiyi nayo ikimuka ikajya gusunika iyi ngiyi, ikayiha umwanya, gutyo. Ubwo bikarangira electrons ziri kugenda zimuka muri conductor. Ni nako nyine tuvuga ko icyuma gibasha gutwara umuriro. Niho tuvuga nyine icyuma ni good conductor. Kubasha nyine iyo tuvuze ngo ikintu ni conductor, nuko kiba kibasha gutwara umuriro, guconductinga no kuba umuriro ubasha kunyuramo. Rero muri nandi buryo unyuramo nuko hano havukamo ama electrons, ubundi akageza agasunika anga yari asanzwe arimo ari free, kubera ko anga ari free biba byoroshye kuba yagenda, yajya asamo agahita yasunika anga akayimukira, akaza agasirikira hano muri notara, ubundi twari dutangira kubona urumuri bitewe n'ama electrons anyuze muri notara. Ubwo rero ingufu ziri gusunika ari ama electron kugira ngo abashe kugenda, izo ngizo nizo twita current. Current ikagira unit ya ampere. Iyi ngiyi ni ibintu ugomba kubuza. Ari na mpamvu ujya kubona ukabona ngo mfite ngo fast charger, ariko wareba we ugasanga fast charger yawe ugasanga ifite ampere 2.5. Nyamara uriya yareba ugasanga fast charger yifite ampere 3, wenda 3.5 ni urugero. Ariko izo chargeur wareba ugasanga zikora kimwe zose. Yego zose zifite 5 volt n'indi kagira 5 volt, ariko umwe ifite 2.5 ampere, undi ugasanga ifite 3.5 ampere. Izo zose ni fast charger, ariko izi chargeur nazo zakora kimwe, kubera ko
ari naho duhita tujya kuri bino bintu byitwa iki kintu cyitwa wate. Wate ubundi wate ni unit ya power. Ku bantu mutari kumva unit ibyo ari byo, unit ni ingero zipimirwamo ikintu icyo ari cyo cyose kibasha gupimwa. Urugero iyo tugiye gupima uburebure, unit y'uburebure ni metero. Ubwo unit iyo tuvuze unit ya length nibwo burebure, ubwo tubupima muri metero. Rero na hano naho iyo tugiye gupima voltage tuzipima muri unit ya volt, twajya gupima current tugapima muri unit ya ampere. Urumva ampere igipimo cy'ifatizo ku kintu runaka tugiye gupima. Twajya gupima ibintu bisukika, igipimo cy'ifatizo cyangwa se unit ni liter. Urumva nyine ama unit nta hantu abatari. Noneho iyo ufite fast charger yawe ifite 5 volt ndetse na ampere 3.5, iyo tugiye kureba power dusanga power nifite unit ya watt, power ibingana na voltage tukubye current. Iyi I isobanura current. Current ntago wayandika mu magambo ukiye bari gukora amaformule bafite short bandika. Rero kuri current twandika I, niyo short ya current. Ubwo hano dusanga ko iriya iri ufite 5 dukubye 3.5, hanyuma iriya yindi nayo ikaba ifite 5 dukubye 2.5. Ubwo hano niho duhita tubona ibisubizo bya wate amashajeri yacu afite. Iyi ngiyi ni 12.5 watt, mu gihe iyi ngiyi ni 17.5 watt. Ngira ngo uyu muntu wabeje iki kibazo ari kumva noneho watt ahantu ituruka. Watt twirefera kuri volt, iyo circuit cyangwa se iyo power supply irekura ndetse na current irekura, ubundi tukabikuba tugaza tumenya ngo iyi circuit yacu ifite watt izi nizi. Urumva watt ni igiteranyo cy'ingufu, nako ni igikubo cy'ingufu zaba zira ngufu za voltage zisunika current ndetse n'izo current ziba ziri gusunikwa. Ibyo ni wabikoze bigahita bikwereka noneho watt uwo muriro uri bubashe kuba ufite, ni waba uri kuva muri charger, waba uri kuva muri adapter, aho umuriro waba uturuka hose. Biriya nibyo tugendera tugatumenya ngo uyu muriro wacu cyangwa se adapter yacu ifite watt izi neza. Hanyuma tukajya ku kindi kintu aricyo kiriya yari yabajije cyitwa ngo ni megahertz. Megahertz rero, megahertz ntabwo ari unit. Hariya unit ndi gusangamo ni iriya Hz, hertz bandika gutya. Iyi hertz ni unit ya frequency. Rero iyo wongeyeho mega buriya mega sinzi ukuntu nabisobanura, gusa muri description ndashyiramo link ya video igaragaza aka kantu ka mega ahantu gaturuka. Ubundi mega ni classification z'ama unit tugendeye ku ngano yayo. Nibyo twita metric prefixes. Iyo link ndayishyira muri description, uze kuyifungura urebe video iriho. Iyo video isobanura ukuntu, urugero iyo metero zibaye 1000 tuza tuvuga yuko ari kilometero. Iyo kilo rero igiye, iyo kilo igiye, iriya kilo ibisobanura umubare 1000. No ku resistor turi kuyapima tukageza kuri ohm 1000. Twabonye ko resistor unit yayo ni ohm. Iyo tugeze kuri ohm 1000 tuvuga ngo ni kilo ohm imwe. Urumva nyine kilo ni umubare 1000. Metero nazo 1000 tuvuga ngo ni kilometero imwe. Noneho twamanuka twajya munsi, twafata metero tukayicamo uduce 100 tuvuga ngo ni santi twandika gutya. Santi twandika gutya. Ubwo hano metero tuyiciyemo uduce 100. N'ubundi nabyo bingana nuko ushobora gufata iyi hertz ukayicamo ibice 100 tuvuga ngo ni centihertz. Nta hantu bitandukaniye.
icyo ugomba kumenya ni uko izi ngizi ziba ari classification z'amayuniti bitewe n'ubwikube yagize. Niba yikubye inshuro igihumbi tuvuga yuko ari kilo, yakikuba inshuro miliyoni tuvuga ngo ni mega. Ari naho uzajya ubona umuntu akubwira ngo telefone yanjye ifite gigabyte 32. Mu by'ukuri turamutse tudafite uwo mubare ngo tuwongereho giga, twahita tuvuga ngo telefone yacu ifite byte miliyari 32. Urumva ibyo bintu ni ibintu biri bizarre ukuntu, ntabwo bazavuga imibare yose ingana gutyo. Ariko bahita bayicamo amagroupe ari bagendeye kuri biriya by'ama prefixes, batuvuga ngo kilo, mega, giga. Ubwo uvuze gigabyte 12 ubu bisemburije ko uvuze miliyari 32 kugira ngo nyine imibare yorohe. Naho nicyo kintu bishatse gusobanura. Buriya ahantu ubonye ukavuga ngo wenda radio ivugira ku murongo wa megahertz 102 n'ibice 2 megahertz. Nubundi hano ikintu tuba gushakamo ni frequency. Ibi ngibi uko ari mega bisobanuye ko ubwo ni hertz miliyoni 102 n'ibice 2. Ubwo biriya bice nabyo ushobora guhita bihinduramo nabyo ama hertz ugatumenya uko byose bingana. Hano ikigenderewe n'iki ni ukumenya ahubwo iriya hertz ubundi nyirizina. Naho ibijyanye na mega byo urajya muri iyo video iri muri description ubundi urebe uko ziriya zigenda zibarwa, ziriya prefixes cyangwa se ziriya classification z'amayuniti uko zigenda zibarwa. Noneho iyi hertz rero, hertz ni unit ya frequency, kandi frequency naberetse ukuntu ivuka atugendeye kuri biriya by'amashanyarazi. Frequency ivuka bitewe na change in magnetic field. Tuvuge magnet naberetse akantu nakaberetse gutya muri alternator hari ukuntu magnet zirimo zifata zikikaraga bitewe n'ingufu za applying, zishobora kuba ingufu z'amazi, zishobora kuba iz'umuyaga, zishobora kuba ingufu z'umwuka, ubundi zikabasha kuba zakaraga magnet iri muri alternator. Noneho iyo magnet iyo yikaraze muri alternator kandi dufiteho ibizingo by'insinga, ibi bizingo bikaba bifashe kuri bino byuma gutya. Kandi iyi duster yacu ubona ikaba ari magnet hano ifiteho surf, ifiteho nafu. Iyo yifashe ikikaraga gutya ikaba parallele na bino byuma biriho insinga, hari uburyo hano yoherezamo biriya bimenyetso bya magnet, nafu na surf. Yakongera igahindukira gutya, hari uburyo bya bimenyetso nimba hano hari nafu ihita yimugatiza hano. Rero uko kuntu izo magnet zigenda zihinduranya nibyo bibasha gukereya icyo twita frequency. Kuko urumva icyo gihe itatangira kuvuka ama electron moving ariko atari mu cyerekezo kimwe. Ama electrons niba conductor imeze gutya, electrons zitangira kugera zigenda zigata zigaruka. Ari nabyo iyo tugiye gushushanya graph dushyiraho gutya ngo frequency yacu iragenda gutya. Buriya wenda nago nyine kubera muri video z'ubushize mwari mutarabyinjiramo cyane ngo mumenye neza ubundi iyi frequency iyo tuyishushanyije gutya ikintu bisobanuye. Ariko iyi positive half wave ibisobanuye ko electron zagiye, hamwe negative zigasobanura ko electron zagarutse. Ubundi iriya frequency nicyo kintu bisobanuye. Electron ziragenda kandi zigatoneza zigaruka, zikagenda zikongera zikagaruka, zikagenda zongera zigaruka, ku buryo ari nabyo tuba tuvuga hariya kuri iriya transformer. Iyo tuvuga ngo kuri transformer, wenda transformer yacu imeze gutya, ngo hano dufite ngo phase twita live, hano tukagira netre. Ikintu bisobanuye ko ifite 0 voltage. Noneho hano muri phase tubari niba dufitemo volte 12. Volte 12. Impamvu tuvuga ko uyu muriro wa AC ngo utajya ugira icyo twita polarite, positive na negative. Nuko ibyo bya positive na negative muri AC byose biba muri tamino imwe, biba muri iyi tamino ya phase. Impamvu hano dusangamo volte 12 positive na negative, kubera ko iyo frequency ivutse imeze gutya
ubu hano hejuru muri kano kanya iyi wave yacu yazamutse, hano tuba dufiteho positive 12 voltage. Noneho hano naho yakongera yahita imanuka ikajya munsi y'umurongo igahita iba negative 12 voltage. Niyo mpamvu tuvuga ngo uyu muriro wa AC cyangwa se umuriro ufite ama frequency ntabwo ujya ugira icyo twita polarity cyangwa se ugira ngo positive na negative, ahubwo ugira voltage ziri positive n'iziri negative. Kandi iyi half circle naberetse ko iyi ngiyi positive half circle, nabwiye ko akenshi iyo turi gukora mu ma device runaka dukunda kwifatira ingiyo nyine kwa dukoresha. Ariko hari amasaha dukunda gukora, urugero nk'ama amplifier, kugira ngo amplifier yacu ize kuba ifite ingufu zihagije, dukunda gufata iyi positive half wave, iki gice cyo hejuru niko tukita, tukayishyira ukwayo, tugafata n'iyi ngiyi negative half wave nayo tukayishyira ukwayo, ubundi tukaza kubihuza kugira ngo bize kujya muri amplifier yacu ize kugira ingufu zihagije, kugira nigera ijwi nizagira, kubera ko amajwi nayo ubwayo naba agira ama frequency kandi menshi, kugira ijwi nizagira rigeraho ryazamutse izajya ibona umuriro wo kurikoresha, niryo ryamanutse ribona nabwo umuriro wo kurikoresha, kugira ngo amplifier yacu ize kuba ifite ingufu. Tuzagenda tubibona nitugera muri amplifier turi kuzigaho ibintu byinshi, muzagenda mubibona. Rero urabona iyo kano kantu kamwe karangiye full circle, ibi ngibi tuza tubyita ko ari one frequency. Iyi one frequency rero nyine n'ubundi ni nayo dusa tuvuga ngo iyi ngiyi ni 1 hertz. Rero iyi 1 hertz ibintu bimenetse bikomeje gutya bikaba tuba tugenda tubibara mu gihe. Ibi ngibi tubibara, ibyo ngibi byahise tubibara mu gihe cy'isegonda. Ibi bintu biba bishobora kuba inshuro hagati ya 50 na 60 bitewe na standard y'ahantu, bikaba mu gihe cy'isegonda rimwe. Rero iyo bibaye inshuro 50 tuvuga ko ubwo ngo mu Rwanda ngo dukoresha ngo 50 hertz ku muriro w'amashanyarazi. Urabona izi ngizi ni hertz gusa, kubera ko urumva kwanza ziri munsi y'igihumbi. Ariko iyo tugeze mu bintu bya telecommunication, biriya ngo tugiye kohereza ngo amasinyari ngo y'iradiyo, nyine ibi byo kohereza amasinyari mu kirere, biriya nabyo ni ama hertz, ariko yo nagagenda mu buryo nagaca muri conductor, iyo aca mu mwuka, bitewe nuko urumva umwuka nyine ikirere ntago ari good conductor. Rero kugira ngo abashe gucamo agende neza bisaba kuba ari menshi cyane, ari naho usanga ukajya kumva ngo FM ngo ivugira ngo ku ijana n'ibice 7 mega hertz. Impamvu nuko iyo bayoheje mu kirere igenda ifite frequency miliyoni 100. Ibi nicyo kintu bisobanuye. Urumva uyu mubare wundi mega ubuhagarariye ijambo miliyoni. Nicyo kintu bashatse gusobanura. Naho ubundi kuba frequency bwo ni frequency nk'ibisanzwe. Ahubwo aho bitandukaniye nanone nuko izi frequency twohereza mu kirere zigiye muri telecommunication, zirazo akenshi zikoreshwa mu gutwara ubutumwa, zitandukanye na zino frequency tubona mu nsinga izi ngizi z'amashanyarazi. Zimwe ni telecommunication frequency, izindi ni electrical frequency. Izi za telecommunication zo tuzita ama electromagnetic waves. Yego, ngira ngo umuntu uri baje iki kibazo frequency cyari cyo ndizera yasobanukiwe, n'iyi mega ahantu iva nabyo ndizera yabisobanukiwe. Ubundi duhure muri video z'ubutaha, ibibazo byo ndikomeza kubyakira, kandi nibutsa abantu muri kubaza ibibazo, hari ibibazo muri kubaza akenshi bikenera practice. Ubu ngubu nari nkirimo ndegeranya ibikoresho bihagije kugira ngo ntangire kuba nabakorera practice. Rero abantu mwaje ibibazo bya pratique ariko mugomba ntari kubisubiza, muraho mu twihanganiyeho gato, turacyari kubitegura kugira ngo tuzabibasubirize rimwe, kandi nyine mwakira ibisubizo bimeze neza kandi bibanyuze kugira ngo mubashe kugira ubumenyi mwunguka. Rero duhure muri video zacu z'ubutaha. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel ukaba ugejeje video hano, uri umuntu w'ingenzi cyane, kandi subscribe, like, share ndetse na comment. Ubundi ciao.